ushobora kuba narazivukiyemo ntabwo byabura baba bahari baragutereta b'iki gihe bakeneye kurompeka ni happiness ubwo bakijwe n'amaguru nyine babona aho bajya kwihisha bajya kwicarayo baburiya barahari erega abakeneye za happiness barahari niba waravutse iwanyu bafite ubushobozi bwo kuguha kanta teriyo kanta bayakavuyo nese umuntu wese mwajya muryamana niko yabagukunda ariko ushobora kuba utazi umubanja bavuga umubanja umubanje ntabwo nzi ko yitwa umubanja ni amata ameze hagati amata yaraye umubanja tugomba kubyara aho tubasha kurera yego indatera imibare oya gusa biriya bintu bya happiness ibyo ari byo byose buri muntu wese aba afite intumbero ye niba we kumva ko kugira ngo abone iryo kamba yaragombaga kujya gutanga iyo happiness numva Prince Kid ubwo barabyumvikanye ubwumvikane bwabayemo ubundi tubwizanye ukuri Prince Kid ni umusore imbere y'abari abana iyo umuntu ashonje akora iki ararya papa buruzi ko ushobora gusanga abakobwa benshi bajya kuryamana n'abagabo ntago baba bakunze nta nubwo baba bishimiye ariko n'ubuzima buri hanze aha ngaha ugasanga akeneye amafuta ariko harimo no kwifuza nanone kw'abakobwa buri wese abaye anyurwa ukanyurwa ukavuga ati niba naravutse mu muryango umeze gutya babona ubushobozi bwo kungurira moviti kanisige moviti cyangwa nisige vaseline rero we azacaho abone Cassandra arasa neza itavuga iriya makeup nanjye ndayishaka azashaka buryo ki ayibona usanga rero niho wa mugabo aje usanga aramusambanyije amuhaye amafaranga kugira ngo abone iki twongeye kuramutsa inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana bane namwe basebo nabanyabumwe natubaramusa muri Uganda muri mu side zona mwena daddy mami jaja brother sisters mbalamusa abari mu bihe bibabaje mwihangane abari mu bihe binejeje namwe mukomeze mugubwe neza ndi kumwe n'umukobwa mwiza warereshejwe amata koko yego na amata watangiye kunywa inzoga ufite imyaka ingahe ushobora kuba narazivukiyemo wavukiye mu nzoga wavukiye mu mata navukiye mu mata yego wabaye umushumba ya wagiye amahirika oya bakamaga ndeba bari tujya kubirura kubirura arizi ya byari byo byose ntabyo uzi icyo nzi cyo amoko y'inzoga yose ushobora kuba uyazi ariko ushobora kuba utazi umubanja bavuga umubanja umubanje ntabwo nzi ko yitwa umubanja ni amata ameze hagati amata yaraye umubanje ni umubanje wari uvuze umubanje naho amata y'inka yabyaye uwo munsi amata y'inka yabyaye uwo munsi bayita umuhondo reba muri kamera utangira utubwire amazina yawe okay nitwa Umutesi Mireille umubwiye ngo ucaye neza abantu bahita bumva ko ucaye nabi oya ndandaraje se urebe muri kamera kese witwa urebe kamera ngiye nunde nitwa Umutesi Mireille Mireille karame uraho neza amakuru ni meza cyane n'Umutesi Mireille ngiye kuganira nawe afite isomo ashaka guhereza abana b'abakobwa abasore abantu batandukanye Mireille meze neza meze neza cyane ufite imyaka ingahe 25 Mireille ni muntu ki umuntu mwumvise kuri mikoro bwa mbere wamubwira ugiye kwivuga wavuga iki
Mireye hagati aho manza wakire kuri Buranga murakoze cyane someho abantu berekeza i Kigali Buranga yengerwa mu gasozi ka Buranga neza umanuka werekeza i Kigali ntabwo gasembuye wakanywa ukagubwa neza somyeho Okay, Mireye ni umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe yego umwe yego ikindi yavukiye i Goma papa we yavuka mu Bigogwe mama avuka i Gitarama. Unajua lugha ya Kiswahili? Yeah. Tunaweza tengeneza lugha ya Kiswahili? Hapana. Kwa sababu sitaki sema Kinyarwanda. No, ndio tuseme lugha ya Kiswahili. Hapana. Mimi najua lugha ya Kiswahili, kuna shida sana mimi watu uko Goma. Watu wa kwetu nawasalimia sana. Unajua watu uko Kongo? Masisi. Masisi. Unajua Walikale? Siku ya leo wanagombana. Ndiyo. Bombe kila siku. Unavisikia? M23 and nabihanganisha nakindi. Bene wacu abavandimwe ba Muyomba, ba papa mdogo, bashangazi bari Masisi. Nabihanganisha muri no minsi. Ntago bamerewe neza. Ntago bamerewe neza. Yego. Niko ngurakunda. Ya, ndahakunda ariko mperuka kera ndi umwana. Ubyuka nigoma ntago namenye yonje. Oya ntago maheruka. Ntago maheruka pe. Mire. Karame. Ku mwana umwe afite imyaka ingahe? Afite umwana umwe afite imyaka 4. Kutamukurikije? Oya, haracyari kare. Haracyari kare. Kubera ko muri iyi minsi ntago ubuzima buba bworoshye. Tugomba kubyara aho tubasha kurera. Yego. Niyo mpamvu byara umwana umwe ukabanza ukamuteganyiriza ukamushakishiriza wabona ko hari aho uri kugana ukazabyara undi. Mire, umugabo ufite n'uwisezerano cyangwa? Iryo ni ibanga ry'urugo. Ni ibanga ry'urugo. Yego. Ni ibanga. Nabye mubana cyangwa? Yego. Mwari kumwe? Cyangwa ari gutwitsa gutwara? Yanteye inda ahubwo tumaze igihe tubana. Ngo yanteye inda tumaze igihe tubana. Yego. Nuko yanteye inda tumaze imyaka 2 turi kumwe mu nzu umugore n'umugabo. Twiha gahunda nyuma turabyara. Ubusore ufite imyaka ingahe? Ya ntabwo se 20 byari byo byose. Bari gusezerana. Oya nari inkuze nari neza. Use kuri mwiza nta muntu nta bagabo bajya bagukatana bandi ngo bakubwira ati iki cyane ni cyiza ndi kubona umuntu ntabwo yakeka kuri umumama aho hitabona kuri umukobwa. Okay ntago byabura. Nta bantu bajya bakubeshya ngo baguterete. Ntago byabura baba bahari baragutereta ariko wowe ubwawe ku giti cyawe ni wowe ugomba kwifatira imyanzuro y'ubuzima bwawe. Kuko ugiye wita kuri kanaka yanterese cyane ko abagabo muri iki gihe bose ko bakubwira ngo baragukunze cyangwa uri mwiza ntago ari ko bose baba bagukunze. Yeah. Hari umuntu aringe ngo umwe ashaka kurompeka undi ashaka love. Abagabo bakeneye abiki gihe bakeneye kurompeka. Ni happiness. Reka twani tashaka no kurompeka. Jennifer shaka lompe. Nibyo nyine nizaha katume mire yashaka. Oya. Hapana Mireye. Uvuge Judy wenda. Uvuge Cassandra pana nje. Oya nago ndi ready. Anza ntari ready. Nago ndi ready pe. Kuko abagabo b'iki gihe. Ariko ntago ari bo bonyine da. Umugabo wawe sarimo. Natwe ntago tworoshye. Ntago turi shyashya. Ute. Impamvu tutari shyashya. Icyo navuga wenda ni nko ku ngo z'iki gihe. Usanga inyinshi zigenda zisenyukwa. Yego Buranga yacu. Baranyishyura. Kameze. Ya,
gatembera mu mubiri neza. wari warara mu kabyiniro Ya nakarayemo. uheruka kurara muri cascade ryari Oya cascade nako narayemo. uheruka kurara mu kabyiniro ryari naraye fantastique n'umugabo wanjye muri fantastique hashize igihe ngo twari turi guteretana. ufata ute abagabo basohokana abana b'abakobwa bakiri bato ubona tuzabona abagore Ikibazo ntago ari abagabo, ikibazo n'abakobwa b'ikigihe ntago boroshye. Bigize udushadivu ntago boroshye, akenshi buriya ntago twarenganya abagabo. Niba wamuterese ukamusaba ko mugenda ahantu mugasohokana akemera, nawe urumva bayumvishemo bukuru. Yego gusa nyine nuko niba ubwo se abagabo bagiye kujya batereta niba bazajya babanza bakabaza ibyangombwa ukabaza umukobwa ufite imyaka ingahe, ariko abakobwa b'iki gihe nabo bakuze bakiri bato. Bakuze bakiri bato. bakuze bakiri bato gute? Ushobora kubona nk'umwana w'imyaka 17 ukabona afite igikuriro. Wowe nk'umugabo ugatereta bitewe n'ukuntu witwaye uko ari kukwiyereka. Ugatereta watereta ejo ushiduka mwagize gute mwasohokanye. Ukazamenya nyuma ko yari umwana ari uko bagufashe kuriya kwa ndimba turujya. Ndimba tubona yararenganye. Oya ntago mibara nko kurengana. Aho nabangiye kwinjira mu bindi. Yarizize uko nabyumvishwa nabibonye. Niba koko birawe buvuga ngo yaramusindishije aramurarana. Aho ntago twabyinjiramo. Ariko urumva byaryo byose babivuganye. Ese uko ko wasinduka icyo wakoze? Ntago bibaho. Ntago bibaho uruhande rumwe yararenganye. Ikindi kandi nshobora kuvuga ko hari aho ashobora ko yararenganye. Nuko yafashaga umwana we. Yaramwemeye. Yafashaga umwana agafasha na nyina. Wenda hari ibyo batumvikanyeho nyuma, ariko ibyo ari byo byose yakoze inshingano nk'umubyeyi. Ubona biriya binini abakobwa banywa mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, biriya binini biramutse bitariho twagira abana bangana iki badafite igihugu cyakuze. Umva igihugu cyakuze. Ya bigeze ute? Isha birandenze. Ndi guhita nyine nkurura ibintu byinshi birarenze. Ibintu byabaho ku munsi ku bitaro hajya huzura. Ntago bajya babona aho bashira imiti. Hakuzura. Bamwe bajya babyarisa hanze. Ya bitewe n'iki? Bitewe nuko bira binini bitariho. Nukuvuga nk'ubu ngubu aka kanya umwana w'imyaka 17 kiriya kinini cyabona parakizi. Ngo biri mu bintu biri gucuruzwa cyane muri Kigali. Ntago ari Kigali honyine. Ni hose rega. Barisobanukiwe. Ntago ari muri Kigali honyine. Sinzi uko nabivuga. Sinzi niba ari ibihe bya nyuma, ariko ni ibintu byeze. Agakingirizo ubona kakimaze iki ku rubyiruko? Agakingirizo sha ntacyo kakimaze ikigaragara, kuko abakobwa benshi muri iki gihe ntago batinya sida, ahubwo batinya inda. Urumva ibyo binini bihari biproteje inda, ariko ntibiproteje sida. Ubwo urumva niba yabifashe akabinywa aba ari kwirinda kuba yasama. None ibindi urumva bitekerezaho se. Urumva agakingirizo ntacyo kakivuze. Ndimba iregura yaravuze ngo yasanze umuntu ku muhanda aragura. Ese rya soko mu Rwanda ribaho? Oya. Ariko ikiriho cyo sha subu barahari bicuruza. Zirahari pe. Nukuvuga ngo nk'abantu bazenguruka za Kigali hehe hose abagiye bataha nka nijoro za Nyamirambo, wabonaga abakobwa bari ku muhanda bateze. Gusa ntago nabishyigikira ngo yagiye ku muhanda asanga bahari aragura. Nese uragura ni igicuruzwa kandi kidasora cyangwa babahe ibyo basabire ibyo bagera tini namba ya babahe tini namba yagiye ku isoko aragura tu twavuze mu rukiko. Okay niba oya ntago ari icyaha. Niba yaragiye ku isoko akagura agura iki? Yaguze indaya. Ikigaragara cyo zirahari. Ahubwo abakobwa bo ntibiyubahisha.
wowe ubwawe uragenda ugahagarara ku muhanda ukagenda ugahagarara imbere y'imodoka bakagukoraho bakagura niba umugabo aho rero akakugura akagutwara uri igicuruzwa babahereze tini namba bajye basora indaya baziye tini namba na ibyo na ibyo zigeze isora ugazabyandika igihe gicuruzwa gurishije cye gicuruzwa ibyo ndimbati yahashye biriya bari umuntu yahashye indaya ku muhanda ese yayikoze icyo urumva ataraguze we yaraguze aguze aratahana yaguze umusatsi amaso afite ibyo yaguze ariko nawe nturi mukuru biriya ari kuzira yahashye happiness uvuze happiness ngabura kuri Prince Kid wigeze ugira inzozi zo kwa wajya muri Miss Rwanda oya pe kubera nta nubwo nari kujyamo kubera iki nabonaga atari ibintu byanjye ntago bantora nagarukira ese baratora muri Miss Rwanda cyangwa ni happiness bariya mamazi ariko nanjye burana ari gutanga happiness iyo ubutaha muzambwire hazajyamo abagore happiness oya pe wakora divorce kwa ngukore ujyemo nkakora divorce wakora kugira njye muri Miss Rwanda wakora divorce oya ntago bibaho onesi jamais nanjye ndatera imibare oya gusa biriya bintu bya happiness ibyo ari byo byose buri muntu wese aba afite intumbero ye niba we kumva ko kugira ngo abone iryo kamba yaragombaga kujya gutanga iyo happiness numva Prince Kid ubwo barabyumvikanye n'ubwumvikane bwabayemo ubundi tubwizanye ukuri Prince Kid ni umusore imbere y'abari abana iyo umuntu ashonje akoriye ararya papa Nuko Prince Kid yagize ati yarariye yarashonje ararya yarariye ndiyo yuzuye bariya bana ni sawa yariye neza hariya wahagwa reka da nensa bisize nyine umugabo wawe ari nk'umugabo wawe wabigenza ute uzi ari nk'umugabo wanjye ntabyakira hariya ubundi hari uhita uceceka wajya mu rukiko kumurega se ngewe nkajya kumurega oya igihe cyo kuburana yego najyayo kuko ubundi iyo umuntu ari umugabo wawe ari umugabo wawe icyaba cyose icyo yakora cyose muba ugomba kugifatanya yaba ari ikosa yaguyemo uba ugomba kumwereka nzira ki ishoboka kugira ngo cya kintu akivemo kandi muri kumwe kuko iyo uri umugore nicyo cyitwa kuba umugore abakobwa b'ubu ngo barananiranye dukomurutwe dukome n'ingaskiri kubera iki ubundi ruswa uwayitanze n'uwayihawe bose bahanwa kimwe niba Prince Kid harahabwaga ruswa y'igitsina kugira ngo umuntu ayegukane ikamba ese bano bakobwa ntibagafunzwe niko mbyumva nanjye impamvu nyine niba bavuga ngo utanze ruswa n'uyakiriye bahanwa kimwe urumva rero Prince Kid yahawe ruswa kugira ngo atange rya kamba uwo wahawe rya kamba nawe yarakeneye kuba Miss ibyo ngibyo ni ukubiharira amategeko nawe ubwo bafite uko babyinjiyemo njye ntabwo namenya ngo bimeze bite umwana ufite n'umukobwa n'umuhungu n'umukobwa umva uzamura guhe muco njye rero reka mubwire ubu njye ntabwo namuhitiramo ngo nzamura guhe muco ibyo ari byo byose ni umunyarwandakazi agomba gukurana umuco wacu umunyarwandakazi ibindi byose we azihitiramo ubuzima bwe icyo azahitamo nzamushyigikira kiretse icyo azanyereka ko ari kibi nzamuzahura nk'umubyeyi ni Mireye nyuma y'ifungwa rya Prince Kid na
Prince Kid ari muri gereza, Ndimbati ari muri gereza, bose barazira ikintu kimwe. Ni agatunda. Uraza kwirira? Ni agatunda biriri. Ni agatunda. Turirimba agatunda. Oya ntabwo nzi kuririmba. Wahura na Afrique agatunda. Oya ntabwo turahura. Uraza kwirira agatunda. Iriya ndirimbo ndayikunda agatunda ariko ntabwo nzi kuririmba, ntabwo ari ibintu byanjye. Hari inana ngo zitwikara. Gisenyi hari inana zitandusha. Nibyo? Gutanga byo byabaye danje. Baratanga se? Aha. Ni happiness nyine yabaye happiness. Batanga iki se nyine? Happiness. Ako burawe ntabwo. Shawe. Happiness buriya. Naso ntitwishimye. Hari izindi. None zira happiness Prince Kid yazize. Dumba uramuzi? Dumba. Yego muzi gutyo. Umwe mu bantu abami ba TikTok. Dumba ndamuzi. Umutinganye. Niko njya mbyumva ariko ntabwo mbizi. Umufata gute? Ese ko muti yari akantu nabonye kuri YouTube. Dumba ari kumwe na Natasha mbona bahuje urugwiro. Akanamusoma. Nta mutinganye usoma? Nta mutinganye usoma umukobwa. Dumba baramubeshyera. Baramwemera? Ya ndamwemera. Cyangwa uramukunda? Oya ndamwemera. Nkunda kari akantu kakirya ajya agira. Ndakemera. Nuko bavuga ngo ndi umutinganyi ngo uriye. Brianne se burana yaba ari umulesbienne. Oya ntago bibaho. Niko bavuga. Oya baramubeshya. N'indayi. Sha Brianne buri bamuvuga nabi yanambona. Akada. Nukuri ari mu babebe nkunda. Inde? DJ Brianne. Mugiye kuri telefone? Oya. Gusa ndamukunda. Ukunda iki Brianne? Brianne si ikintu mukundira. Ntago ameze ntago ari umubebi. Si umujama yifata ukuntu nyine. Hari ukuntu afite karakteri nkunda. Ni nyinshi nzazivuga namubonye. Ntuza Brianne uze ngo umureze bien. Ego yabaramubeshyira. Ntago ari we. None ko umukunda uri umukobwa. Oya ndamukunda. Nese uko nkunda Cassandra ndi umulesbienne cyangwa ari n'umulesbienne. Cassandra umukunda ko ari umustar. Oya pe. Na filime ni cyamamare. Uri umustarira? Nako nya filime. Namukunze nazi ko ari umustar. Ubona ina tirere ubona ari artificiel. Oya. Ndifashe witukuza. Iryo ni ibanga ryanjye. Nashaka kugaruka ku mavuta amazi imisi ari kuvugwa. Atuma bumukororombye. Kari akantu k'umukororombya niko. Niko kabisa. Ona Cassandra ameze ate? Cassandra ntago ari umukororombya. Niki? Nuko nyine ukumubona niko. Ntago ari umukororombya. Ndaje musiye kuri kamera turebe mu mwanya. Yego. Baratubwira n'abandi niba ari umukororombya. Mu Rwanda. Mu Rwanda? Yego sugora. Mu bakobwa, mu bagore, mu bagabo. Rusange. Ya, mu badamu nkunda Knowless Butera. Injana ni iyihe? Ntabwo nzi kuririmba. Oya ni injana gusa. Nubwo nta nto zirimo. Ntabwo ari Knowless. Injana bayitanga iki? Ni hip hop. Hip hop. Ni drill cyane trap. Ntabwo njya mbimenya. Twigaruke kuri Prince Kid. Bona Prince Kid azavamo. Sinzi. Hazabaho nyine ubwo ni amategeko azakurikiza. Ni ugukurikiza iby'amategeko nyine asaba. Wakurindisha zira aba bakobwa. Abahe. Bo muri Miss Rwanda uri umusore. Wakwihangana wowe? Ya wakwihangana. Erega byose ni mu mutwe. Undi mire ufite ihe mpano. Nayo nzi. Gusa
gusa njyewe nakuze nkunda gukina film kuko niga primaire twajyaga dukina bino by'amakinamico ku ishuri. Hari baby afite channel Mutamba Juliet afite channel we na Claire oya Mutamba Juliet twariganye primaire twari inshuti twaragendanye aya twanakinanaga n'amakinamico ku ishuri yo kwipfisha turi kumwe ahantu mu birori habaye ubukwe ku ishuri habaye ibirori. Tugiye gukinana ngewe nawe turi gutereta so nabyibuka ya nta kibazo. Oya ugiye gukinana n'undi ari papa wawe ndi umwana na cameraman ariko nkubita se utashe watinze uri kumubeshya kandi uve ku musore ngo dutangiye watse twazabikora mu kindi kiganiro. Wagize ubwoba? Oya ntabwo ngize ubwoba mu kiganiro kindi amasaha yagiye. N'abantu bangaye bwira bakubiye kuri mwiza cyangwa umeze nk'abakobwa bitagaragara ko abambwira ko meze nk'umukobwa ni benshi. Hari nabo mbwira ngo ndi umumama mfite umwana bakabihakana benshi pe. Bigasaba ko bibariza ariko nibyo. Dusoza hari topic ya nyuma dusigaje. Abana b'abakobwa babyariye iwabo wenda turatunini tuvuye ko harabanga kutumwa kwa ko tugira izindi ngaruka niko nimyumvire simbizi kuko biba bigira ingaruka minisante yabikora ku isoko. Ufata umwana w'umukobwa wabyariye iwabo mu rugo nje rero ukuntu mufata ntago mufata nk'ikirara kuko aba yari ikirara nawe yanywa turiya tunini ntabyarira iwabo kuko nta muntu wifuza ko yabyarira imbere mu maso y'ababyeyi biwe kuko nubwo nje bitambaye ariko nzi benshi mu nshuti zanjye bagiye babyarira iwabo mu ngo ukabona agiye nko gufata isabune agiye nko gufura umwenda w'umwana aya bwira umugabo wagutenda kugura isabune urumva ibyo bintu byose ari ubu ngubu ntabwo yakwifuza ko ibyo bintu byamubaho. Rero ngewe umwana w'umukobwa ubyara akabyarira iwabo iyo yemeye kumubyara mufata nk'umuntu w'intwari kazi. Umwana w'umukobwa bateye inda akayikuramo ndamugaya cyane ubukoze ibyaha bibiri wakoze icyaha cyo gusambana ukoze n'ikindi cyo gukuramo inda urumva ntago huhuriye na wa wundi wagize ubutwari bwo kuba yamutwise akamubyara. Ubundi wamutwise nge numva niba byabaye wagakwiye kubyara uwo mwana kuko umuvukisha ubuzima kandi nta ruhara baragizemo kugira ngo wowe no mwagiye gukora ibyo ngibyo bibi. Abenshi bakunda kudiskita bavuga ngo amasugi nta kibaho yigeze abaho cyo kintu ko gikomera cyo cyose kirakomeye ahubwo kwa muntu ugiye kumva zango mperuka ndibuka ndisugi none cyo kintu ugiye kumbaza ngo uribuka ubusugi bwawe oya agarufite ibyaki ngahe oya ndabwibuka ahubwo uramaje ngabana bisugi babaho mpita nkurura ngiye ku bwanjye rero sinzi nimwe mu bisi bw'abagabo simbizi byashoboka ko ashobora kuba ariyo niwe waba ubizi isugi se wamenya ngo isite hari igihe nanjye wasanga narabayeho nyuma yo kubyara none se na Cassandra ni isugi kuko ubwo aheruka kubyara ntabwo yongeye kubikora nawe arabishyize arankubita nyuma y'ikiganiro ndabizi ariko isugi nanjye bitewe n'ukuntu mbona utwana tw'ikigihe twigize udushadibu nta sugi mbona umwana wanjye niwe sugi abandi bose sinzi ibyabo ariko uwanjye we kuko ndamwirerera umunsi ku munsi we nabihamye ariko undi ntabyaye ngo ni isugi nyuma nyine nawe yaje kwemera nawe yemeye ko ntari isugi ariko maze kubyara ubu aka kanya ari kuba cyemera ko ndi isugi ariko maze kubyara yasemera ko ntariyo yego washatse ukiri muto ni urukundo
koko se yego nashakaga happiness yego urangije ndayibona barayigura ijambo rimwe kuri Miss Muheto wewe akavuga ko Prince Kid ari mu makosa Miss Muheto ikintu namubwira ni umukobwa w'intwari kuba atarembeye kugira ngo biriya bintu abigwemo akabasha gutanga amakuru yatabaye benshi kuko abenshi twari tuzi ngo Miss ubwo ni Miss yabiharaniye ariko abenshi twamenye ko hari abataragiye babikorera batangaga iyo happiness bakaba ba Miss rero Muheto we yarabiharaniye vraiment ni umukobwa w'intwari nicyo namubwira bamponi kuri amuze Edouard bamuriki yandamuzi minisitiri w'urubyiruko ntabwo nzi amakuru ye gusa nzi ko afunze nawe nawe ni happiness ayo makuru nayo mfite ariyo ari happiness nayo yazize ariko numvishe ngo ni ruswa nabibonye ukuntu kuri Twitter asaba imbabazi ukuntu ndashaka kutanga inama ku bagome n'abagambanyi bagaragara mu duce dutandukanye no mu buzima bwa buri munsi ugasanga aho kugira ngo bakore bashaka icyateza imbere igihugu n'urubyiruko muri rusange aho ugasanga bicaye mu matiku n'ubugambanyi inama nabaha buri bundi muri iki gihe ni nkaho buri wese igihe kiba kiri kumusiga aho kugira ufate uwo mwanya ujya muri ibyo ngibyo agakwiye gutekereza icyaguteza imbere inama nabaha rero ni uguhagarika ibintu by'ubugome ubugambanyi bakareba ikintu cyateza igihugu cyacu imbere kuko ibihe twanyuzemo twese turabizi aka kanya rero tugiye muri ubwo bugome n'ubugambanyi igihugu cyasubira muri bya bihe ugasanga twongeye bamwe kubura ababyeyi abavandimwe imiryango inama nabaha rero ni ukwirinda utwo dukundi dutuma birirwa mu matiku mu macakubiri mu bugambanyi ahubwo tugasenyera umugozi umwe ni cyo kintu ukona kigiye kurimbura isi cyane ikintu mbona kigiye kurimbura isi ubwicanyi ni inzoga ni ubusambanyi muri iyi minsi hariho inzara ni inzara ya ni inzara kuko inzara niyo itera ubusambanyi rega kenshi yego ni byose ubu nasonza nkajya gusambana reka nkubwire akenshi ubwo ngendeye ku bijyanye n'abakobwa urabona nk'ubu ngubu icyo nakubwira mu gihe cyanuze cya covid muri iriya guma mu rugo abakobwa benshi bashatse abagabo none se yagiye ahunga iwabo kubera iki inzara ni inzara niyo bose yaremye ngo wamenye ubwenge kare akizwa n'amaguru ubwo bakijwe n'amaguru nyine babona aho bajya kwihisha bajya kwicarayo rero ikintu mbona ni inzara n'ubushomeri buri hanze kugira ngo ubushomeri bugabanyuke sasa dukora iki ikintu rero cyabaho abenshi dutekereza kwihangira imirimo ariko ko kwihangira imirimo ugasanga uri gutekereza nko gukora business ariko nta bushobozi ufite hanjye ubwanjye nkicara ngemire nkavuga nti iki kintu ndumva nagikora ariko kugikora nta muntu ufite ugusunika ngo cya kintu kigereho rero ugasanga nk'umwana w'umukobwa arahura n'umuntu bimwe bavuga ngo ni ba sugar daddy ugasanga ahuye n'umuntu w'umugabo baburiya barahari erega hari abakeneye za happiness barahari ugasanga ahuye nk'umuntu w'umusaza avuye kwicururiza ibirayi byiwe afite amafaranga yapakuruye aramubwira ati ngenda guha amafaranga ujye gukora business kuko wavutse mu muryango ukennye udafite bwa bushobozi bwo kugira ngo gusunike uragenda ujye gufata y'amafaranga aguhaye usanga aragusambanyije umva rero byose ni iki ni inzara hari umwana w'umukobwa duherutse kuganira arambwira ngo naryamanye n'umugabo utari umusore kuri ubuzima bwari bwanze nyine urumva ni ubuzima ni bimwe by'inzara nakubwiraga buri uzi ko ushobora gusanga abakobwa benshi bajya kuryamana n'abagabo ntabwo baba bakunze nta nubwo baba babishimiye ariko ni ubuzima buri hanze aha ngaha ugasanga akeneye amavuta ariko harimo no kwifuza nanone kw'abakobwa buri wese abaye anyurwa
ukanyurwa ukavuga ati niba naravutse mu muryango umeze gutya, babona ubushobozi bwo kungurira moviti, kanisige moviti cyangwa nisige vaseline. Rero we azacaho abone Cassandra arasa neza ahita avuga iriya makeup nanjye ndayishaka. Azashaka buryo ki ayibona. Usanga rero niho wa mugabo aje, usanga aramusambanyije, amuhaye amafaranga kugira ngo abone iki cya kintu yifuza. urabagiriye inama rero? Inama naho abakobwa ni ukwiyakira. Ukanyurwa nuko wavutse, ukamenya ngo niba naravutse mu muryango ukennye, urakennye. Wireba ngo Mireille afite iki, Mireille afite agatentire mu mutwe, nanjye ndagashaka. Niba waravutse iwanyu bafite ubushobozi bwo kuguha kanta, teri yo kanta. Njye niyo nama nabaho. Niba iwanyu nta bushobozi bafite bwo kugura amavuta meza, isige vaseline, nibwo bushobozi bafite. Unyurwe nuko uri, kandi ntekereza ko umukobwa wifashe akanyurwa nuko ari, ibyo ari byo byose abona ubuzima bwiza. Baravuga ngo imibonano mpuzabitsina ni ikimenyetso cy'urukundo. Ese koko kiracyari cyo? Oya. Byabaye akavuyo. Nese umuntu wese mwajya muryamana niko yabagukunda? Ntabwo biba. Ntabwo ari urukundo ruriye. Nta rukundo rukiri mu kuryamana. Ahubwo njye mbona abakobwa bagakwiye kwifata bakifunga. Wifashe ukima umusore, ndakubwiza ukuri, uziko yakwirukaho imyaka n'imyaka kandi bikarangira gushatse akagutunga, akaza akagusaba akagukwa, ukamubera umugore mukagenda mukabana. Uramuhaye mu gitondo, nimugoroba urongeye uramuhaye, ejo urongeye uramuhaye. Ese ni iri hepfo azaba kigufitiye? Azaba yaramaze kuguhaga, azajya kureba wa wundi wifunze. Ikindi abakobwa b'iki gihe cyo navuga ku bijyanye n'ingo, abakobwa b'iki gihe no bari gusenyera abagore bubatse. Azi ko umugabo afite urugo, arabizi neza ko umugabo uje kumutereta afite urugo, akunze wa mugabo utari umugabo, kandi hari abandi bari kuza kumutereta yamwanze. Mwebwe wamuterese yakwanze, haje umugabo wa Mireille, ararebye ati uriya niwe nshaka. Uri kubyumva? Ndakubwiza ukuri, araje agukoreye ibyo ashaka byose, akwidagaduyeho, birarangira ongera atahehe muri rwa rugo rwe. Urumva agaciro uzaba ufite imbere ye? Mireille, ngiye nkwemere kugushyira muri filime. Wow, merci beaucoup. Nayakomye. Abantu badukurikiye barebe niba koko uyu mukobwa cyangwa se uyu mumama, uyu mwari, namwita byose kuko ntabwo tuzi cyazakina ari cyo. Ese koko akwiriye kuba yakina muri filime, mu mafilime dufite. Turashimye mwakoze kubana natwe, amahoro y'Imana abane namwe. Mireille wakoze kwitabira. Ça merci beaucoup.